Inkuru nziza cyane ku banyarwanda, inkuru nziza cyane ku bakunzi ba Apotre Harerimana Joseph Yongwe nuko agiye gutaha. Ngira ngo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nabonaga n'umugabo acika ibisebe yishimira cyane igitsina ngororangingo. Umudamu maze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze biba ngombwa ko ngira nte kuntangira kugana abaganga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga, bakorera Remera Giporoso, bamaze kubikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Nigeze kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 80 11. reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi. Ni muri rwa rugendo rwacu tuba turimo rwa buri munsi. Ngira ngo turi live ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye Ikibagabaga. Uyu munsi ku itariki 19 nibwo Apotre Harerimana Joseph wamenyekanye ku mazina ya Yongwe, uyu munsi nibwo ari busomerwe. Ngira ngo abanyamakuru bajye batandukanye n'ibinyamakuru bitandukanye byose birahaherereye, byaje ngira ngo kumva imyanzuro y'ikiri buvemo. Benshi bati turifuza ko umukozi w'Imana yagaruka, turifuza ko twakongera kumubona, kuko hari ibintu byinshi biri kwangirika haba mu rugo iwe ndetse haba no mu kigo yarahagarariye cya Yongwe TV. Ngira ngo ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri, ni mu kwezi gushize, ngira ngo ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ngo guhamya Pastor Harerimana Joseph uzwi nka Apotre Yongwe icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoresheje uburiganya, agahanisha igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 5. Ubwo yabazwaga niba yemera icyaha yarakurikiranyweho, Pastor Harerimana Joseph yahise agaragaza ko aburana akemera. Ati ndemera iby'ubushinjacyaha bunkurikiranyeho nkabisabira imbabazi. Icyaha nkurikiranwaho kigizwe n'ibice bibiri, gishingiye ku byo nizera nk'umupasiteri, ikindi kikaba gishingiye ku bantu bandega dufitanye amasezerano. Uyu mugabo wavutse mu 1981 yagaragaje ko amwe mu mashusho yakwirakijwe ashishikariza abantu gutanga amaturo byaturutse kuba bari bafashijwe. Yavuze ko atabikoze agamije kwiba abantu kuko urusengero yabwirijemo ayo magambo rutari urwe. Yavuze ko kandi mu bamurega harimo Dr. Sava Ernest wigeze kuba umukristo we, aza kumutira imodoka yari afite ariko afite ibibazo byo gukosoza. Uwo mugabo yamuhaye miliyoni 2 zo kubanza gukoresha iyo modoka, kandi Yongwe kugeza ubu yemera ayo mafaranga. Dr. Safari ngo yaje guhindura gahunda, ahitamo kujyana imodoka ye yari yangiritse mu igaraje, asaba ko Yongwe yajya yishyura ko yari amaze kumuha. Yongwe kandi yemeye ko iryo garaje yaryishyuye arenga 850 asigaye yaje kuyamwishyura akoresheje telefone. Ati nyakubahwa ntabwo nasaba imbabazi ngo nyuma mbeshye. Yagaragaje ko kandi uwitwa Daniel yamugurije 500 ariko yaje kumwishyura 380 kuri telefone. Yavuze ko kandi amafaranga yamusigayemo 120 aba yaramuhaye, uretse kuba yarahise bamufunga aho barahise bafunga aho basengeraga. Apotre Yongwe kandi yabwira urukiko ko Ngabonziza Jean Pierre yamugurije miliyoni 2 n'igice. Ngabonziza Jean Pierre yaje kurega Yongwe mu bunzi, bamutegeka kwishyura ndetse yemeza kubyubahiriza. Ati bamfunze n'ubundi turi mu bikorwa byo kumuha ayo mafaranga
no mu biganiro twendaga kugirana namubazaga uko nayamuha mu byiciro ariko arambwira ngo nazayamuhera rimwe. Apotre Yongwe yavuze ko kandi hari undi wamureze ko yamuhaye ibihumbi 20 abwira urukiko ko atamuzi ku buryo yari kumwambura ayo mafaranga. Ku bijyanye n'abamureze n'ubushukanyi n'uburiganya bishingiye ku byo yabwirizaga kandi abantu babonaga abwiriza bakizera ibyo avuga. Yavuze ko kandi ari abo yasengeraga bagakira abandi ntibakire, bityo atabazwa ko yasengeye abantu ntibakire ahubwo kereka yaranze kubasengera. Yavuze ko nyuma yo kubona abantu babaye benshi bakamubuza gukora ibindi yatangiye kujya abasaba amafaranga arakoresha kugira ngo akomeze gusenga kuko yabaga yataye imirimo ye. Yongwe kandi yashimangiye ko imbuga nkoranyambaga arizo zatumye ibyo akurikiranyweho bigira uburemere byageze. Ati hari ubwo abantu bagukomera mu mashyi nyamara njyewe bikambyarira ibigeragezo. Apotre Yongwe yahishuye ko ubwo yatabwaga muri yombi yasenze Imana ngo atajyanwe mageragere ariko bikaba iby'ubusa. Ashimangira ko kandi nabo yasengeye bakwiriye gutekereza gukora kw'Imana. Ati nanjye namaze iminsi nsenga ndi Kimironko narasenze ngo ntibanjyane mageragere ariko baranjyanye. Ubwo najuriraga nabwo ndasenze barongera baranjyana ariko sinahangara kuvuga ko Imana idasubiza. Twe turasenga gusubiza kukabo kw'Imana. Ubushinjacyaha bwongeye gushimangira Apotre Yongwe ko yakoresheje gutera ubwoba abantu batandukanye cyangwa kubizeza ibyiza ashaka kwihesha ikintu cy'undi. Yavuze ko kubanza kwaka umuntu icyo afite kugira ngo amusengere ariho hari ikibazo. Yasabye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ko rwahamya Apotre Yongwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya aganishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Basabye kandi ko yazasubiza amafaranga y'abantu bose yafatiye amafaranga bizeza ko icyiza aricyo abizeza icyiza ariko ntibagire icyo bageraho. Apotre Yongwe yavuze ko nyuma yo kwerekwa ko ibyo yakoze bigize icyaha yiteguye kubireka kandi agafatanya n'izindi nzego kwigisha abapasiteri kureka imyitwarire nk'iyo yamuranze. Yavuze ko asaba imbabazi abikuye ku mutima kandi nubwo atazi imibare n'ingano y'amafaranga yahawe binyuze muri ubwo buryo bw'amasengesho yemera ko kandi yakwishyura abantu bose bamuhaye amafaranga yabo. Ngira ngo iyo ni inkuru y'ubwashize. Uyu mwanya rero n'ubundi turi hano mu kanya turi buze kubagezaho uburyo bimeze. Ngira ngo abantu bose mu by'ukuri bari kuvuga ati Imana buriya n'ukuri yaramwigishije umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ngira ngo Apotre Yongwe ati buriya nta n'ikintu erega atabonye ngira ngo ryari ishuri ry'Imana. Ubu noneho bamurekuye twakongera kubona Yongwe mushingira ngo nicyo cyifuzo cy'abantu bose bari kwifuza. Kandi inkuru nziza cyane ku Banyarwanda, inkuru nziza cyane ku bakunzi ba Apotre Harerimana Joseph Yongwe nuko agiye gutaha. Ngira ngo ni uyu munsi ku itariki 19 twabwiye ko ari busomerwe. Ngira ngo akatiwe igifungo cy'umwaka umwe usubitse n'ihazabu y'ibihumbi 750 ubwo agiye guhita ataha. Ngira ngo ni inkuru ishimishije cyane ku muryango, ni inkuru ishimishije cyane kuri Apotre Yongwe, ni inkuru ishimishije kandi ku bakunzi be, ku bantu ngira ngo bari bamaze iminsi bavuga ati turi kumusengera naze. Ni ibintu byiza cyane aho turi hano ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Ngira ngo ruhereye Kibagabaga. Ngira ngo ni ibyishimo, ni inkuru nziza cyane. Apotre Yongwe akatiwe umwaka umwe usubitse, umwaka umwe usubitse. Rero ngira ngo ni nyuma y'iminota igera hafi kuri 50 bakiri kubanza gusoma nyine imyanzuro, bakiri kubanza gusoma ibyaregwa n'ibiki byose. Umwanzuro rero uje umukatira igifungo kimwe cy'umwaka umwe ariko usubise, bivuze ko ubwo agiye guhita ataha. Ni hazabu y'ibihumbi 750. Ni inkuru nziza cyane. Ngira ngo birashimishije cyane ku Banyarwanda, birashimishije cyane ku muryango we ndetse n'abantu bakundaga Apotre Yongwe. Ngira ngo ni byiza cyane tugiye kongera kumubona
Imana ishimwe cyane.